Reka tubasuze mu bwabo kurikiye Wasam TV show ku biganiro byiza kandi byinshi dukomeza kubagezaho umunsi ku munsi nk'uko rero twabyiyemeje. Mu minsi ishize twakoze ikiganiro ku mugore wo mu gihugu cya Uganda. Uyu mugore rero yaje gukora ibintu bikomeye cyane bisa nk'amabara, abantu benshi bakomeza kugenda babyibazaho. Uwo nawe ni Elizabeth Kakwanza, murabizi amagande nyine, amazina y'amagande, ubwo ndi kuvuga amazina y'amagande, ari benshi mugira ngo amateke y'amagande biragora cyane kuyasobanura cyangwa se kuyasoma, ariko nuko barisoma. Elizabeth, uyu mugore rero yagize gutya agaragaza ubwambure bwiwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakavuga benshi cyane ngo n'ugutwika, ariko bikaza kutumvikanaho neza nk'uko byavugwaga yuko ari igitero cya AI, ko hari AI umuntu akoresha ikamwambura ubusa, bakaba bamugaragaza nyine nk'abantu babanze. Reka tuhere kuri icyo ngicyo tubanza kugusobanurira. Icya mbere, uno mudamu ni umuntu ufite abakunzi benshi cyane aburubyiruko, cyane igitsina gore, bavuga yuko ari we mukobwa wo mu gihugu cya Uganda uri kwitinyuka kandi ugaragaza ubushake bwo kugaragara muri politiki. Ibyo ngibyo turaza kugenda tubisobanura muri iki kiganiro. Icyo tugusaba gusa ni kimwe, ni ukudacika intege cyangwa se kutareka gukurikira iki kiganiro. Uyu ni Wasam TV show, iyi ni Wasam TV show, channel yanyu kandi channel yacu, tugenda dukorana umunsi ku munsi kugira ngo mukomeze mwumva ibiganiro. Nkuko rero mubizi, uyu mugore ifoto yiwe yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko ari ubushake bwiwe, ngo aricyo yaragambiriye, ngo kutwereka ubwambure bwiwe n'ibindi bintu byinshi cyane. Ariko byaje kugaragara yuko ari igitero cya AI. Ariko ubwo turi kugendera ku maposibilite ashoboka, bishoboka yuko uyu mugore yanigabaho igitero akagaragaza ubwambure bwiwe kugira ngo akomeze kugenda amenyekana mu itangazamakuru. Ibyo ngibyo turabivugira iki? Ku munsi w'ejo ku itariki 27 hagaragaye ikinyamakuru cyamwanditseho ibikorwa byinshi cyane byiza iri kugenda akorera urubyiruko ndetse no kwitinyuka bikomeye cyane, agaragaza ati abagore turashoboye, abagore iki n'iki nk'uko mubizi. Uri kumva ko rero nakara kantu bishoboka yuko yagakoresha kugira ngo akomeze gutwika cyangwa se akomeze kugarukaho n'abantu benshi, ndetse n'amajwi n'amatora bivugwa muri politike ya Uganda bikomeze, izina rye rikomeze kuzamuka, usange nyine ari hejuru y'abandi bahanganye mu bijyanye n'abari guhangana muri ariya matora. Nkuko rero ubibona kuri icyo kinyamakuru, bavuga yuko Elizabeth Kakwanza ndetse na Mercy Kayisige ngo ni abayobozi bari hejuru b'urubyiruko mu gihugu cya Uganda, bari kugenda bagaragaza inyota yo kwinjira muri politike, cyane uyu Elizabeth. Ibyo ngibyo rero birashoboka yuko yaba yarabikoreye kugira ngo ijwi rye ndetse akomeza kugenda amenyekana mu bantu benshi cyane bagiye batandukanye, haba mu rubyiruko haba mu basaza, kuko irankuru yatumye agarukwaho n'abantu benshi cyane. Ariko nanone yakomeje kugenda agarukwaho n'abantu benshi cyane, bituma abaturage, abantu benshi cyane bamwumva, urubyiruko, abasaza. Ariko nanone birashoboka yuko ari abahakazi bamwinjiriye maze bagashyira ari amafoto ye hasi, nko kugira ngo bamuce intege, nko kugira ngo bamugaragaze nk'umuntu mubi, abantu bamutere icyizere. Ariko ibyo ngibyo reka twe kubyitaho. Icyo byamukoreye ni iki? Byatumye yamamara. Reka tuvuge icyo kintu, bitewe nuko no kugira ngo hano kuri Wasam TV show murabizi ntabwo tujya tubabwira ibintu by'ubusa, dufata umwanya wacu kugira ngo tubabwire amakuru ya nyayo kandi ibintu byiza. Kuba dufashe umwanya tukamuvugaho, kuba dufashe igihe tukamubumvisha cyangwa se tukamugarukaho, tugafata umwanya tugasoma amakuru ye, ni ukubera yuko uyu nawe yatwitse, ari mu bamwe mu ba legend rwose. Nta ukundi rero, weho niba warabitekereje ibintu byinshi, fata ibintu bibiri byonyine. Ashobora kuba yarabishyize hanze ku bushake bwiwe, cyangwa se akagabwaho n'igitero cya AI. Ibi ngibi tubikubwiriye iki? Weho nujya gufata ifoto yawe kugira ngo uyisohore muri telefoni yawe, posting kuri Instagram cyangwa se n'ahandi hose, ku buryo undi muntu uwo ari we wese yabasha kuyidownloadinga, menya yuko ukoze ikosa rikomeye cyane. Sohora ifoto wabitekerejeho. Ushobora gusohora ifoto runaka, undi muntu akayifata akayikoresha mu nyungu ziwe bwite, kandi ntuzabasha kugira uburenganzira bwo kumurega ari wose. Ashobora kuyisohora ariko gusebya, cyangwa se akayisohora ariko kuvugaho ibintu byiza. Nicyo ngicyo mubwiye. Cyane reka tubwire nk'abantu b'ababyeyi,
ugahubuka gutyo ugahita upostinga umwana wawe yambaye nk'ubusa cyangwa se yambaye ikindi kintu icyo ari cyo cyose ariko bimugaragaza ku buryo butari bwiza. Menya yuko umuntu wese yaba mu YouTubers cyangwa se ukoresha social media cyangwa se ikinyamakuru runaka cyafata iyo foto kikayikoresha mu nkuru yacyo kugira ngo abantu bayumve neza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mbere yuko ujya gusohora ifoto muri telefone yawe, muri device yawe, uyishyira kuri imwe muri social media, haba YouTube, haba Facebook, haba Instagram, haba WhatsApp, kuri stage n'ahandi hose, banza ubitekerezaho kabiri niba koko ntihagira uyikoresha ibyo bintu bitazakuviramo agahinda gakabije n'iki uvuge ngo umuntu yakurenganyije, usanga uri mu manza n'iki kandi warayisohoye ubishaka. Nk'ubu ino video ndi gukora umuntu ashobora kuyifata akavuga ati dore umuntu runaka akagira ibyo ayikorera akayimbiraho inkuru, nuko nguko bigomba kugenda. Reka rero wewe ukurikiye iki kiganiro tukubwire ngo gira amakenga kuri buri foto cyangwa kuri buri video ugiye gusohora muri telefone yawe kugira ngo ibyo izakoreshwa cyangwa se ibyo izakora bizakomeza kugenda biba byiza. Naho iyi ngiyi yari Wasamu TV Show, ugira ibihe byiza.